Ese wigeze wibaza impamvu abantu bakize cyane ku isi bafite ikintu kimwe bahuriyeho? Ubutaka. Haba Bill Gates, haba abandi bahirwe bose ku isi, ndetse n'abashoramari bo mu gihugu cyacu, bose bazi ibanga ryo gutunga ubutaka. Uyu munsi turaganira ku mpamvu ishoramari mu butaka ari ryo riruta ayandi yose waba utekereza ku isi yose. Niba ufite imyaka 25, 30 cyangwa se 35, uyu munsi urafata umwanzuro ushobora kuzatuma ku myaka 50 utuza aho kuzajya uhora uhangayitse kubera konti isigaye ubusa. Impamvu ya mbere, ubutaka ntibwiyongera. Isi iragenda yongera abaturage, ariko ubutaka bwo ntibwiyongera. Nta ruganda na rumwe rukora ubutaka bushya. Iyo uguze ikibanza uyu munsi mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu mijyi igaragiye Kigali nka Muhanga ndetse no mu nkengero z'umujyi, uba uguze umutungo urimo kurushaho kuba muke uko bwije n'uko bukeye. Tekereza ku butaka bwari buhendutse cyane mu myaka 10 ishize. Uyu munsi buragerwa ku make. Ibi ni byo bituma agaciro kabwo gahora kazamuka, appreciation. Kabone niyo waba utaragushyikira cyangwa utarabwubaka. Impamvu ya kabiri, kurinda amafaranga yawe, hedge against inflation. Kubika amafaranga muri banki ni byiza, ariko akenshi ifaranga rifite agaciro, ugasanga icyo wagoraga amafaranga 5,000 umunsi mu myaka 5 ishize cyari giteye ukundi. Ariko ubutaka burinda ubutunzi bwawe. Muri Portland 2050 turaguha amahirwe yo gushora imari muri site ziri ahantu harimo gutera imbere. Ubu uguze ikibanza ku mafaranga make, mu myaka 5 cyangwa 10 ufite umutungo wikubye inshuro 5 cyangwa 6. Nibwo buryo bwizewe bwo kuryama maze amafaranga yawe kubyarira ayandi. Impamvu ya gatatu, umutungo urambye, legacy building. Ubutaka si imari y'umunsi gusa, ni umutungo ushobora kugira abana bawe n'abuzukuru. Ni umurage udashobora kwibwa cyangwa se gushya. Ufite icyangombwa cy'ubutaka UPI, ufite urufunguzo rufungura amashuri y'abana bawe, inguzanyo za banki cyangwa izabukuru se, nimubasha gusubiza amaso inyuma mukareba ikiganiro nakoze ku bijyanye no gutegura pansiyo neza, murabona imiryango y'abantu bakuze ibi, umwe ushaje nabi, undi wishimye kubera icyemezo bafashe igihe bari bafite imyaka 30. Ntabwo batangiye bakize, batangiye gake, ariko bafite icyerekezo. Babwije ukuri, nyuma yo gutegura kiriya kiganiro, nanjye naricaye ndongera ndiga. Ese uzi impamvu tugushishikariza gutangira ubu? Kuko igihe ari cyo gishobora kukubera umwanzi cyangwa inshuti. Muri Portland 2050 tuguhitiramo ibibanza bifite ibikorwa remezo, imihanda yakiriwe, amashanyarazi yageze ku baturage, n'imbago zisobanutse zaramaze guturwa. Ntabwo ukwiye kuba wa muntu uhangayikira imyaka ye y'izabukuru. Twaguteguriye smart solutions zituma kugura ubutaka biba byoroshye, byizewe kandi bidahenze. Tangira gake, uzakire cyane. Igihe cyiza cyo gutera igiti cyari mu myaka 20 ishize, ari cyiza uyu munsi. Ufite amahitamo abiri: komeza kurangara no kuzagera ku myaka 50 utagira icyo wubatse, cyangwa gufata umwanzuro uyu munsi ukaba mu ntego y'ejo hazaza. Hamagara nonaha kuri nimero ubona kuri screen yawe. Portland turahari ngo tugufashe, fata ibyemezo bikwiye. Ciao.